turi mu kizungu cya Rubavu. Murabona ko hirya no hino twegerewe n'inyubako nziza, amavila meza mu mugi wa Rubavu. Iki ni ikibanza kiri imbere zacu, gikora ku mihanda itatu yose, uyu duhagazemo umanuka ndetse n'uwaciwemo ukata werekera hara kuri kiriya kigo cya Lepusi. Reka mbanze mbereke borne aho ihereye. Iyi ni borne ya mbere, iyi duhagazeho ni borne ya mbere. Noneho kameramani naza hano mwereke, urabona kuri iyi borne tumanutse gutya, turabona akagati gatoya hino y'ipera, uhita utambika ukagera hari imbere y'iriya etage neza neza. Hari umuntu, ni mu rugabano n'ubundi rw'ikibanza. Noneho murabona hano imbere y'iyi etage hose ni muri ubu buso. Igitangaje noneho ubuso bw'ahantu ni bwiza cyane. Ibaze ko ari ubuso 800, ni ibibanza bibiri ushobora gukuramo uramutse ushaka gukatamo ibibanza bibiri. Hanyuma ushaka kwashyira villa wayishyira muri iki kibanza cyose. Villa hajyamo villa ebyiri nziza zisobanutse. Nawe urabona guhera hano turi kumanuka kugera hariya twaberetse mu mpera z'iki kibanza harimo amazu atatu yose. Iyi mureba ikurikiraho ndetse n'iriya ifite amabalcons y'ubururu. Turahagurisha kuri miliyoni 160 z'amanyarwanda. Mwigire babiri muhateranye mugure hano hantu. Wanyura muri GC niho wakura aya makuru kugira ngo utunge iki kibanza. Ni cyiza cyane, ngwino mu bambere. Ibihe byiza, turabakunda cyane.